nanjye meze ute se? Meze neza papa. Ku ishuri baragenda? Kumaze iminsi uzana amanota mabi? Papa ntabwo ari mabi cyane, njiga wibuke ko ubushize nari nararwaye. Oya ni ukwisubiraho ukazana amanota meza 90 nangaha apana uca munsi yayo, si byose? Papa biragoye ariko ni ukugerageza. Oya wabishobora nyine bishatse, aho ushyizemo n'imbaraga. Ibintu ntabwo byizana nyine urapushinga bigakunda, si byose? Ni ukugerageza. Ni iki ubura ku ishuri gituma nyine amasomo agenda neza numve ko aricyo nagufasha? Papa rega nyine uburiya unamaye umwarimu uzaza kunyigisha mu rugo byaba ari byiza. Icyo kintu ubura? Ariko nyine rega nanjye ndagerageza uko nshoboye kugira ngo nzane amanota meza. Ariko byari ngombwa, hari umwarimu numva tuziranye witwa Tesi, namubwira akajya aza muri weekend, yenda muri weekend ari ubwo mwiga. Wese kaza nyine kukwigisha kugira amasomo agende neza. Nabonye na wa mwana hano w'umuturanyi ajya akunda kuza hano mukigana kandi mwiga ahantu hamwe. Twiga ahantu hamwe. Ese mama wawe yagiye? Mama? Yes. Sha ntabwo mbizi. Arise? Akira. Nazite se? Wambaye nk'uvuye ahantu kure se? Ndi kuganiriza umwana wacu ambwira nyine by'amasomo uko bimeze, ariko nyine kugenda bisubira inyuma. Ni ukumufasha nyine, ukamufasha gusubira amasomo neza kugira ngo nyine abashe gupushinga aze mu myanya ya mbere, si byo se? Papa urabona ibyo bintu mama yabishobora kumva? Oya ntabwo byamunanira urumva wazaza gufasha nimugoroba mu gihe nyine uwo mwarimu wataraza, si byo? Ariko namara kuza ntacyo, wenda azajya mu mirimo ye nawe ukomeza ibyawe, si byo? Nta kibazo. Nta kindi kintu ubura cy'amakayi cyangwa ibindi bintu? Oya papa, ibikoresho byose ndabifite. Nicyo ngukundira mwana, nkunda kunyorohera nyine utajya ungora mu buzima, si byo? Bada none umeze neza? Nta kintu ubura? Nta na kimwe, byose gusa kuba wabimenyeye. Ubundi buriya icyo umugabo abereyeho nyine abereyeho gufashanya, akita ku mugore we nyine akamufasha buri kimwe cyose nyine kugira ngo utazamo imbogamizi. Nimugoroba se urajya ahandi? Yego ndaza kujyayo. Noneho maze iminsi ndi mu kiruhuko, n'ubwo wenda maze iminsi nibere mu kandi kazi, urabizi hashize amezi 3 ngiye mu Kigali, ariko ni 3 ngira ngo. Ni 3. Isaha ku isaha nyine bashobora kumpamagara arambwira ati akazi karatangiye. Mission urumva ntabwo yabaguhamagaye tugenda, si byo? Rero muri iyi minsi ngomba nyine gutegura ibyo negura, nkabishyira ku murongo, nkaguha keya zishoboka nyine kugira ngo utazanyibagirwa. Subizi ko ngukunda se? Yego nanjye urabizi ko ngukunda. Ibyo ndabizi, ndanabibona tu, niyo mpamvu ibyo ntabwo nabitindaho. Ntabwo nukumbwira nyine niba hari ikintu nyine ushobora gukenera mu gihe naba nagiye, cyangwa mu gihe nzagenda icyo igihe cyose ngomba kwitegura, si byo? Noneho nagusigira buri kimwe cyose kugira ngo tutazagira imbogamizi. Noneho nyuma y'icyo gihe wenda tuvugana kuri fone. Urabizi iyo umuntu agiye mu kazi hariya nyine fone bazikuraho. Urumva nyine ni ibisazi nyine urumva nyine ngomba kubanza gucana niyogoshesha hasigaye na fresheri. None se mwana wawe umeze neza? Ariko se wa mukozi ari hehe? Ndabizi se. Sazi Papa agomba kuba ari yose Yaba yagiye ubwo nyine yaba yagiye. wamuhamagaye se? Hajya yitwa Ndimana. Yego n'umukozi wacu mwana. Anyesi. Papa ugira ngo araza navuga. Anyesi. Biba byiza buriya twicaye tukaganira twese, nubwo ari umukozi nyine ni umukozi n'abandi ntabiri. Ese arivanga mu buzima bwacu twese. Ariko ntacyo bitwaye, nta bintu by'ibanga turi kuganira. Niko bifata mwana? Urumva ari byiza guheza undi mwana?
nyine byaba ntabwo ari byiza ukumeza papa ariko aba ari mu mirimo nyine ariko mugomba kujya mumufasha mukamuha agahenge n'akaruhuko nk'abandi kuko urumva kariya kazi guhera mu gitondo ukora ukagenda nimugoroba ntabwo ari akazi k'imbaraga ariko ni akazi nyine kananiza nyine kanaruhije sibyo nyine yego ariko se ubu ngubu turi kumuhamagara mwana twita nko muri vakansi no kujya yihangana ukamufasha mu gihe yenda narashaka undi mukozi nyuma kugira ngo nsubire mu masomo natazajya gusubira yishyurirwe oya none papa umva ibintu ari kuvuga madamu kubizi umwana agomba kwiga ntabwo ari uwo gukora kugira ngo natazibira oya urumva ntabwo nyine ari ugukora agatunambwe ni ukumwakira andi nyine ananiwe akamufasha nyine mu turimo dutoya aho umwana nzahakora aho umwana nzahakora kandi uzamufasha kwiga muri iyi minsi mami wanjye iyo byose nzabikora ariko ntacyo byose ni ibyacu ntabwo ibintu byose ni ubwumvikane wumva wishimye se cyane kuvuga ko iyo nakubonye se biba byanejeje kugenda usinzire kurushaho yego wanyitaye isi biteka ubuta none niyo hantu uherutse kunzanira imisatsi myiza kuzi ko abantu wari ukora bimaze iminsi nk'abinaha ubona warahindutse kabisa yego ushatse wangurira akantu ariko wanza ugashyiraho kwitamo ndaza kukwitaho nangize ngo ngiye ahandi kandi nyiri hano kandi nibonye ndi kugenda kandi nicaye noneho basiba akazi bikagenda neza se ntacyo bigutwara wumva ntabwo wapi pe ntabwo bakamenyereye iyo akazi ndakamenyereye wese nta bintu ubura mu buzima busanzwe bwa buri munsi ibintu byose babuja barabimpaye ntawe yakora ahangaha akazi numva wafashe neza pe mfite mabuja mwiza wari uri gukora uduki se nari ndi guteka utetse kare se nyine urumva impamvu nayo nkuhamagaje muri iyi minsi maze iminsi nyine n'undi mu kiruhuko ariko ntabwo namenye ko tuganira naraje mpita nigira mu kandi kazi gatandukanye ariko nyine nari mbonye akanya kandi ubu ngubu impamvu ni ukuvuga ngo isaha ku isaha ushobora kumpamagara ugasanga ndagiye tutavuganye kandi duhora duhura nyine ducaho nawe ucaho mva nk'umuntu w'umukozi rero udutekera udufasha inyuma ya buri munsi uba ugomba kubaho sibyo yego bose iyi ni nka murumuna wanjye n'ubundi wumva se jya umwitaho kabisa bose ubiteho nk'abana bawe bagire furesheri se mujya gukina imipira bazabagurira barosi umupira ntabwo ujya ukunda gukina umupira oya ntabwo nzi kuwukina ukunda uwuhe mukino reka ngiye kureba amace byonyine ko gukina umupira ntabwo nabibasha bazabagurira televiziyo akayishyira mu cyumba cyanyu se waba udufasha filime ukunda filime wowe ya fone wayishyizeho nakuguriza irahari wowe ukunda kureba filime n'umupira bazagura televiziyo ya televiziyo buriya iriya nini ya 22 nangahe buriya ari 200 ari ingahe ni muri 200 ni mu minsi mikeya nayo ndayikugurira nawe ujye wishima nk'abandi niba ari imipira uyirebe nabonye uri umwana witonda sibyo turabashimiye pe murakoze cyane ntacyo noneho ubwo uri guteka wagenda ukareba bitaza gushira nta kibazo sawa ntacyo tubasize sawa ubitunganye neza ndabikora neza mabuja ahubwo dukeneye utuntu twa siporo ntabwo nyine nshaka kuba kinini cyane ariko siporo zo ni ngombwa kandi hano hari iki gipangu urabona ni kinini uretse uriya mwanya uparitsemo imodoka ahandi ntari sibyo mwana imbuga ni nini nyine turabibona ariko nyine gusimbuka akagozi imigozi urumva ntabwo ari ibintu birenze urafata amafaranga hariya ntacyo wagenda ukawugura nyine ushaka wari wose we hari ikintu ushaka cyo gukora siporo hari inkweto zasohotse zigezweho nizo nshaka yitwa ngo iki nyine ntabwo ndabaza igiciro ariko ndaza kukibaza tugura ngahe uri gusa nk'umuntu ubeshya
wowe uri kubeshya uransetsa nanjye nyine nkabona oya iyo uri kubeshya uransetsa kuko si ninde umamagaye kuko aya masaha mbere basarafanda wacaho yesa Yes, the Fonde Big Town. aman Image Physique. okay Iza kazi bitunguranye funga butu tugure ku kibuga cy'indege. none akano kanya Tuvugana. Ndio. yesa Okay. so merci none se uragiye Sheri nyine ngiye mu kazi sibyo ngwino mfashe kubakinga n'iki noneho nibe ko nakajyamo nyine ubwo barampamagaye mwana we ukajya gupakinga amafaranga nta rindi ndayakoreza kuri telefone akamanye mu kazi k'igihugu kugira ngo wohereze amafaranga ushaka okay ntacyo ndayohereza madamu aze kuyagwa sibyo sawa bahisemo guhamagara ndagiye ariko numvaga nyigukumbuye rwose nanjye nuko n'ufite irungusi cyane umwana uzamwiteho neza ndetse n'urayamukoze sibyo n'ibisanzwe nzawe mwana ngwino muhobe Dada njyewe ntabwo nkorera ibintu by'amafaranga ntabwo bwiye utarambwira kuri kandi nakubwiye ko nohereza madamu amafaranga akakugura icyo ushaka sibyo sabayi zagukumbura nanjye nzagukumbura nese uzagaruka ryari uzagaruka ryari vangaha nyine urumva ni akazi nyine ntabwo niteganya yenda ko nshaka kugaruka amezi atatu azaza ariko ntarebe turaguherekeza urumva ntabwo twihute turi gutera kuva muze twihute kabisa